ibitekerezo n'ibyifuzo bya perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kwagura imbibi z'igihugu cye akagira bimwe mu bihugu bisanzwe byigenga intara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imwe mu nkuru zanditsweho cyane mu binyamakuru bitandukanye muri iyi minsi. Yirengagije ko yakaba yahuze bihagije ategura manda ye ya kabiri ndetse no guhosha ibihuha bivuga ko Elon Musk yaba ari urimo gufata ibyemezo ngo ubutegetsi arimo ategura. Perezida Donald Trump akomeje kuzana igitekerezo cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gufata Canada zikayigira leta ya 51 y'iki gihugu. Mu isaha imwe gusa nyuma y'itangazo ry'ubwegure bwa Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau, Donald Trump yongeye gushimangira icyifuzo cye ko Canada yakwihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva uko yabivuze: Canada niyihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta misoro cyangwa se amahoro byazongera kubaho kuri iki gihugu. Imisoro yagabanuka cyane kandi abanyakanada bazaba bafite umutekano wuzuye. Ati twaba dufite igihugu gikomeye cyane ku isi, niko yanditse mu butumwa bwe ku rubuga rwa Truth Social kuwa mbere. Bukeye bwaho mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko azakoresha ingufu z'ubukungu kugira ngo ahatire abanyakanada kureka imbibi zashyizweho mu buryo butari bwumvikanyweho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Donald Trump avuga ko namara kugera ku butegetsi yifuza kwagura igihugu cye mu buryo burimo ubungubu bwo komeka Canada kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo kandi no kugura Greenland isanzwe ari agace ka Denmark ariko katari mu mbibi za Denmark kubera ko kari mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse arifuza no kugura umuhora wa Panama. Mu kuvuga ibi byose abantu benshi batekereje ko ari urwenya arimo aratera, ariko yarakomeje. Ibi byongeye gushimangira uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayobozi bazo bifata cyangwa se biyumva nk'igihugu cya mbere ku isi kigomba kubona ibyiza byose biri ku isi hatitawe ku cy'abandi babitekerezaho cyangwa se ngo hitabwe ku nyungu z'abandi. Reka tubivugeho. Mu bantu batigeze bafata igitekerezo cya Donald Trump cyo kwigarurira Canada nk'urwenya harimo na Minisitiri w'Intebe wa Canada Bwana Justin Trudeau. Nyuma gato y'aya magambo ya Donald Trump, Bwana Trudeau yanditse kuri X ati nta mahirwe na make habe nayangana nk'akabuye gato k'umusenyi Canada ifite yo kuba igice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati abakozi n'abaturage bo mu bihugu byacu byombi bungukira mu kuba turi abafatanyabikorwa bakomeye mu by'ubucuruzi no mu mutekano. Hari amateka maremare y'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye baharanira kugenzura umuturanyi wabo ukomeye wo mu majyaruguru ari we Canada. Intambara yo mu 1812 yashyamiranyije Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bwari bushyigikiwe na koloni zabwo zo muri Canada, yagaragayemo inyota ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwigarurira Canada. Ibiganiro byo kwigarurira Canada byongeye kuzamuka nyuma y'intambara y'abanyamerika yashyamiranyije abenegihugu hagati yabo, guerre de sécession. Byari ikibazo gikomeye cyane cyatumye abayobozi ba Canada bafata icyemezo cyo kwishingira igihugu cyabo aho gukomeza kuba koloni y'Ubwongereza. Byari mu buryo bwo kwigenera hazaza habo no kubwira abanyamerika batoya, murakoze rwose kudutekerezaho ariko ntabwo dushaka ko abanyamerika. Donald Trump yahisemo igihe cyiza cyo kugarura aya magambo y'uko Canada ikwiye kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe abanyakanada bari mu bibazo bikomeye bya politike. Minisitiri w'Intebe wabo aherutse kwegura. Ibyatumye bamwe mu bakora mu mfuruka zimwe na zimwe z'umuco na politike muri Canada batangira gutekereza ku byiza by'umubano ukomeye na Washington. Urugero, hari nk'umushoramari w'umunyakanada uzwi cyane witwa Kevin O'Leary wavuze ko ishyirwaho ry'umubano wihariye hagati ya Amerika na Canada harimo no kuba Canada yaba imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo cyaba ari igitekerezo cyiza ndetse ngo ni amahirwe akomeye. Yaragize ati Minisitiri w'Intebe Justin Trudeau yatangaje ko agiye kwegura kandi kubera umwiryane wa politike ugiye gukurikiraho ati dushobora kuzasa nkaho turi inyoni yoroshye gufatwa n'uwari we wese. Niko uyu mugabo yavuze. Canada ni igihugu cya kabiri ku isi mu bunini, gifite inkombe ndende kurusha izindi zose ku isi kandi kiri ku mwanya wa 4 mu gucukura no gutunganya petrole nyinshi ku isi.
ni nacyo gihugu gifite 10% by'amazi meza yose yo ku isi. Ibi ngibi ubyongeyeho n'ubukungu bwacyo bwinshi kandi buteye imbere, Amerika iramutse yiyometseho Canada yabibaye igihugu kitagira ikindi bingana mu bintu ibyo ari byo byose. Usibye Canada kandi, Donald Trump yanavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye kugura agace ka Greenland n'umuyoboro wa Panama, zikabikora mu nyungu z'ubukungu, kandi yasobanuye ko kubona ibyo bice kuri Amerika ari ngombwa cyane. Greenland imaze igihe kirekire iri ku rutonde rw'ibyo Donald Trump yifuza kubona Amerika itunze. Mu 2019 yemeje amakuru y'uko yari yashyize igitutu ku bajyanama be ngo basuzume uburyo Amerika yagura icyo kirwa kinini kiri mu gice cy'amajyaruguru ya Amerika, ariko kikaba ari agace ka kilometero kare miliyoni 2 ku bwami bwa Denmark. Ni agace kari mu rubura, ni agace gakungahaye cyane ku mutungo kamere urimo petrol, ni agace kari ku mpera y'isi ya ruguru, kakaba ka Denmark nubwo bidafitanye imbibi. Ibi bitekerezo n'ibyifuzo bya Donald Trump byo komeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu n'ibice bisanzwe bifite ubwigenge byatumye benshi bongera kugaruka ku buryo iki gihugu cyakoresheje ngo ibyifuzo byacyo byo kwigarurira isi mu birebana n'umuco kigerweho. Dore uko byagenze. Hagati y'umwaka w'1890 n'1920 hari miliyoni z'abanyaburayi n'abanyamerika y'amajyepfo bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi nababaga bagiye gushakisha ubuzima bworoshye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi abanyamahanga bajya gutura muri Amerika babonwa nk'ikibazo gikomeye kubera ko bashinjwa gutwara akazi k'abanyamerika kavukire ndetse no guhungabanya umutekano wabo. Ariko iki gihe bw'abanyamerika kavukire babonaga babimukira nk'ikibazo kubera ko batekerezaga ko baje kubicira umuco. Batekerezaga ko bazangiza ibyiswe American way of life, uburyo bw'imibereho ya kinyamerika. Kubera ubwoba bw'uko abanyamahanga bari binjiye mu gihugu ari benshi bazatuma umuco w'abanyamerika utakara, iki gihe ahagana mu myaka y'1910 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havutse ikiswe Americanization movement. Bwari nk'ubukangurambaga bugamije gutoza bimukira imico y'abanyamerika kugira ngo batazavaho batesha abanyamerika imico yabo bakabazanira iyo bakuye iwabo. Ikintu cya mbere cyagombaga guherwaho mu kwinjiza umuco w'abanyamerika muri aba bimukira kwari ukubatoza ururimi rw'abanyamerika, kuvuga icyongereza cyiza kandi bakagikaraga nk'abanyamerika. Iki gihe umuco wari ukomeye mu banyamerika wakomokaga ku byo bitaga WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Uyu wari umuryango mugari w'abanyamerika b'abakire b'abaporoso biganjemo abafite abakurambere b'Abongereza bahoze bakolonije Amerika itaranaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo ikiri koloni 13 z'Abongereza. Aba nibo bifataga nk'abanyamerika b'icyitegererezo bafite umuco nyawo w'abanyamerika ku buryo batoza abandi bose ubunyamerika. Ibi bikorwa byose byo kugerageza guhindura bimukira bose abanyamerika byari bishyigikiwe na leta ndetse n'abantu ku giti cyabo, by'umwihariko abaherwe. Abatunzi b'abanyamerika bahawe inshingano na leta, inshingano z'uko ufite abakozi runaka babimukira agomba kubashyiramo ubunyamerika, bakitwara nk'abanyamerika ku buryo ntawe uzigera azana imico y'iwabo ngo aze kwangiza umuco wa kinyamerika. Bababwiraga ko kuba umunyamerika bidasaba impapuro z'ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo kumenya kuvuga icyongereza neza, kumenya ko ari igihugu cy'ubwisanzure aho umuntu avuga ibyo ashatse akabaho uko abishatse n'ibindi byinshi. Bababwiraga ko ibi ngibi ari byo by'ingenzi bituma umuntu aba umunyamerika. Bababwiraga ko umuntu ashobora kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika anafite impapuro zanditseho ko ari umunyamerika, ariko ibyo ntabwo bimugira umunyamerika igihe atarafata imico y'abanyamerika. Babashishikarizaga kujyana abana babo mu mashuri ya leta. Amashuri ya leta yafatwaga nk'inganda z'umuco. Ibihumbi by'abana babimukira baturutse mu bihugu bitandukanye, aha niho batangiriraga kwigishwa indangagaciro za Repubulika ndetse n'indi myitwarire y'abanyamerika. Abimukira bakuru nabo bashishikarijwe kujya bajya kwiga mu ijoro. Abakoresha bamwe na bamwe nka Henry Ford wari ufite uruganda rukora imodoka
yari afite ishuri ryigisha abimukira bakuze imico y'abanyamerika. Yabahaga akazi ariko akanabigisha uko b'abanyamerika. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yari imaze gutsindwa n'ibihugu byafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zaje zitsinze iyi ntambara. Iki gihe zatangiye urugamba rwo kugira idolari, ifaranga rya mbere ku isi. Ibihugu byari byarashegejwe n'intambara byahawe amadolari yo kwiyubaka. Kuva mu 1919 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite uruganda rutunganya sinema rwitwa Hollywood. Mu ntambara ya kabiri y'isi abatunganyaga sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahawe inshingano ikomeye yo gukoresha filime zabo mu gutanga umusanzu mu ntambara. Bari bashinzwe kugaragaza ububi bw'abanazi n'ubutwari bw'abanyamerika nabo bari bafatanyije. Uyu wari wo musanzu wabo kandi ukomeye cyane. Intambara ya kabiri y'isi ikirangira, abayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bakeneye guhindura ingengabitekerezo yari yarashinze imizi mu bihugu nk'Ubudage, Ubuyapani n'Ubutaliyani. Ibi bihugu byagombaga kuvamo ingengabitekerezo y'abanazi n'abafashiste. Inzira yagombaga gukoreshwa yari sinema, ni ukuvuga televiziyo ndetse n'ibitabo by'abanyamerika. Abaturage muri ibi bihugu bagombaga gutozwa kubaho nk'abanyamerika no kugira ingengabitekerezo za kinyamerika kubera ko ari byo byiza. Niko abayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika babivugaga. Iki gihe ibikorwa bya Hollywood n'ibindi byose byatuma umuco w'abanyamerika wamamara byagombaga gukoreshwa. Muri ibi bihugu kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kuvugurura uburyo itangazamakuru ryaho ryakoraga bagatangira gukora nk'abanyamerika. Nko mu Budage mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahatangije ikinyamakuru cyakoreraga i Munich. Ni ikinyamakuru cyitwaga Der Philadelphia Zeitung, cyayoborwaga n'abayahudi bari barabashije guhungishirizwa muri Amerika mbere ya jenoside. Akazi ka mbere k'iki kinyamakuru kwari ugusenya umuco w'abanazi mu Budage kandi bagatoza Abadage umuco w'abanyamerika. Bakoraga ku buryo mu kinyamakuru cyabo hataburamo inkuru z'imyidagaduro y'abanyamerika, imikino y'abanyamerika, ibyo kurya by'abanyamerika n'ibindi. Iki gihe ni nabwo hatangiye gahunda yo gufata ibiganiro byinshi binyura kuri za televiziyo z'abanyamerika bigatambutswa ku isi yose. Ibitangazamakuru by'abanyamerika byatangiye gufungura amashami hirya no hino ku isi nka CNN International, HBO Asia n'ibindi. Ejo muri 2006 ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 20 byo ku isi bwakozwe na Radio Times bwerekanye ko muri ibyo bihugu mu biganiro 10 binyura mu bitangazamakuru bikarebwa n'abantu benshi kandi bakabikunda, 6 biba ari iby'abanyamerika. N'ubushakashatsi bwanagaragaje uburyo filime z'abanyamerika ziburizamo izindi zose zikinwa ku isi. Muri filime 50 zinjije amafaranga menshi ku isi mu bihe byose kandi zakunzwe n'abantu benshi, 35 zatunganirijwe muri Amerika. 3 ziza imbere y'izindi ni iz'abanyamerika. Uku korohereza ibitangazamakuru by'abanyamerika kugera ku isi yose nibyo byagize abahanzi nka Elvis Presley na Michael Jackson abahanzi b'ibihe byose ku isi. Nibyo byatumye bagurisha magana y'amamiliyoni ya za albumu. Nka album ya Michael Jackson yitwa Thriller yagurishijweho amakopi miliyoni 100. Niyo album yagurishijwe kurusha izindi ku isi yabaho. Mu bigo 10 by'ubucuruzi bizwi kurusha ibindi ku isi, 7 biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya mbere ni Coca-Cola. Nicyo kigo cya mbere cy'ubucuruzi kigaragaza ububasha bwa Amerika bwo guhindura abatuye isi bose abanyamerika. Ibigo bicuruza ibiryo nka McDonald's, Burger King ndetse n'ibindi byamaze guhinduka nk'ibyaremwe aho kuba byarashinzwe n'umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu. Uyu munsi igihugu gishinzwemo restaurant ya McDonald's cyangwa se Kentucky Fried Chicken KFC gihita gitangira gufatwa nk'igifite abaturage bamaze gutera imbere mu kugura. Ibigo bikomeye bikora za mudasobwa ibyinshi n'iby'abanyamerika. Mu magambo make, ku uyu munsi buri wese by'umwihariko abakora iby'imyidagaduro bose babikora mu muco wa kinyamerika bishingiye aha ngaha.
ububasha bw'abanyamerika mu kwamamaza umuco wabo bakoresheje inzira zose zishoboka. Hari abantu bajya kure bagatekereza ko ibyiswe globalization ari byo bya bindi byo gukora isi nk'umudugudu umwe, aho abatuye isi basa nk'ababaho kimwe, ngo bishobora kuba ari inzira y'ubusamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha kugira ngo umuco wazo ukwire hose ku isi. Hari abantu bashyira ikimenyetso cyabihwanye hagati y'umuco ushobora guhurirwaho n'isi yose n'umuco w'abanyamerika. Ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashatse no kubaho uko ubishatse, icyizere cy'uko muri ubu buzima wagera ku cyo ushatse cyose, uburenganzira bwo guhuza ibitsina uko ubishatse n'uwo ushatse, hariho n'abafite ibitsina bimwe, ndetse n'indi mico myinshi igenda ikwira ku isi yose bikavuga ko ari imico y'isi yose. Ni imico ifite imizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kiyoboye isi mu birebana no gukwirakwiza amakuru n'ibitekerezo hirya no hino. Umuziki w'abanyamerika, filime zabo, televiziyo zabo, kugera kuri politiki y'abanyamerika, abatuye isi yose babikurikirana nk'aho ari ibyabo. Amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitangazamakuru hirya no hino ku isi biyakurikirana hafi ku rwego rumwe nk'uko bikurikirana amatora yo muri ibyo bihugu. Ibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuze buri munsi bisubirwamo n'ibitangazamakuru inshuro zitabarika. Uyu munsi aho waba uri hose ku isi, hapfa kuba ari mu mujyi, ntabwo warara udakubisa amaso ku kintu cyakozwe n'abanyamerika. Itabaye Coca-Cola, iba ari Microsoft cyangwa Google cyangwa Yahoo cyangwa iTunes. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite intego yo gukwiza ku isi hose umuco wazo, zabigezeho rwose. Igikurikiyeho uyu munsi byaba none hari ukwigarurira uduce runaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikareba agace cyangwa se igihugu zifitemo inyungu zikakiyomekaho. Ibi bizamara igihe kingana iki? Bizaramba bingana iki?